Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kutwambutsa Yorodani, wo kudukiza urupfu. Tugarutse mu rwego rw'itorero ryacu, noneho itorero nakijirijwemo rya Pentecote, amateka yaryo yarinjiraga kumva bamwe ati wi, abandi ati abandi ati paruwasi akabigiterane, kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihanya abantu benshi bakamenya Kristo bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika, abantu kubera ko imbaraga zamenaguritse. Abasambanyi sinjya kubabeshya, nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba, nyuka gusambanya abayoboye arenze n'ishirurwo n'uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana, be kubeshyera Imana. Uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani. Ndabwira abantu bose abatuye isi, muntu wese uhamagara ngo nibagusengere bakaguca amafaranga, uwo muntu uzamenye ko ari umukozi wa Satani. Muraho yemwe. Yesu nashimwe bene data nshuti z'umusaraba. Nimero de telefone ni 0788713311. Reka turebe iri jambo ngendere rivuga ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera. Riboneka ku gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ibice 12 ku murongo wa 7. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli 12 murongo wa 7 haragira hati: mbona wa mugabo wari wambaye umwenda w'igitare wari hejuru y'amazi y'uruzi, atunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru, numva arahira ihoraho iteka ryose ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara kumenagura imbaraga z'abera ibyo byose bizahira ko birangire. Ndabyumva ariko sinabimenya, mera ko ndabaza nti databuje kizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Aransubiza ati igendere Daniyeli, kuko ayo magambo ahishwe kandi afatanishijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Ngo benshi bazatunganywa, bazezwa, bazacishwa mu ruganda, ariko ababi bazakomeza gukora ibibi kandi nta numwe muri buzayamenya, ariko abanyabwenge bazayamenya. Amen. Kuri iri jambo yavuze ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera, ni ijambo ryo hagati, ariko uyu Daniyeli yari ari mu mwuka, ari mu buhanuzi. Aravuga ngo nuko mbona wa mugabo ari wambaye umwenda w'igitare. Uyu mugabo nta wundi Daniyeli yavugaga, ni Kristo Yesu. Aravuga ngo yari hejuru y'amazi y'uruzi, ngatunga ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso kw'ijuru. Ubwo Yesu yahise amanika amaboko ararahira, aravuga ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Bene data, ngo haga Daniyeli ubundi hepfo araho yavuze ngo ikizaheruka ibindi muri ibyo bihe ni ikihe? Aramubwira ngo igendere Daniyeli, ayo magambo arahishwe. Bene data, kumenya iby'iminsi n'ibihe, igihe Yesu azagarukira ntago tubizi. Icy'ingenzi yaravuze ngo duhore twiteguye n'aka kanya impanda yavuga. Hari igihe mu mwaka w'2000 bigeze kuvuga ngo isi irarangiye. Yewe n'abanyamadini bamwe ari n'abagurishije amasambu yabo barimo ngo isi irarangiye, ngo barabivuze ko umwaka w'2000 isi izarangira. Ariko byo gendibuka abantu bamwe baraye no muri stade hani Kigali bazi bafite ubwoba ko isi iri burangire. Ndibuka ari n'abantu nzi wacu, hari umugabo wari ufite abagore nk'abangahe, bageraga muri 3. Aravuga ati rero ubwo Imana igiye kuza, yari umupagani, byibuze reka njye mu Bisilamu ho bemera abagore, izasange narubahirije amategeko ya Kiyisilamu byibuze, kuko yari yabuze icyerekezo nawe. Ariko tubona umwaka nturangiye, bambe ntabwo tubona isi itarangiye. Iby'iminsi n'ibihe si ibyacu kubimenya. Aravuga ngo rero uwo mugabo yarahagaze hejuru y'amazi y'uruzi. Twese tuzi ko uruzi abantu barugwamo, za Nyabarongo hani iwacu, wenda n'ibindi bihugu biri y'inzuzi zikomeye, nuko uruzi y'uruguyemo ntiwongera kubaho. Nuko ngo yarahagaze hejuru y'amazi y'uruzi. Murabizi ko Yesu yavuze ngo ni ingenzi rukuri n'ubugingo.
ntawe uzajya kwa data atari njye w'umujyanye. Bene data nshuti z'umusaraba, Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kutwambutsa Yorodani, wo kudukiza urupfu, wo kudukiza urwo ruzi ntiturimbukiremo. None ngo we yarahagaze hejuru yo gupfa no gukira, ararahira ngo bizamara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Aravuga ngo ariko icy'ingenzi nibamara kumenagura imbaraga z'abera, bande bazazimenagura? Aba ni bande? Bene data, ni Satani n'abadayimoni n'imyuka iri ahantu ho mu kirere. Abo nibo bazamenagura imbaraga z'abera. Kandi Satani ntago azava ikuzimu cyangwa se wenda ku isi ngo tuze tumubona agenda n'amaguru. Satani akorera mu bantu, abadayimoni banyura mu bantu, akaca muri mwene se, agaca mu mubyeyi wakubyaye. Satani abasha guca muri njyewe umuvugabutumwa, agaca mu bahanuzi. Satani yanyura mu bapasiteri n'abashumba. Ahantu hose abonye akadirishya Satani aragenda, yakwinjira akadurumbanya ibintu. Ariyo mpamvu usanga rimwe na rimwe intambara mu batambyi, iyo barangaye umwanzi arinjira adakanzwe nuko ari abapasiteri. Satani ntawe atinya. Hari indirimbo nkunda yo mu gitabo ivuga ngo ni hehe abizera bazajya kuba, ngo muri iyi si ntaho tuzakirira. Bene data, mukura amaso ku bana b'abantu. Hari igihe abantu bafata nk'abahanuzi bakabagira ibigirwamana, kumva umuntu ari kuvuga ngo umushumba wanjye, ngo bishop wanjye. Yewe uwawe abe Kristo Yesu, uwawe abe data wera wo mu ijuru. Ahantu hose umwanzi yahanyura, wowe wishingikirije akaguhinduka, kabya gutera kugwa ndetse gukomeye, ukazagera mu irimbukiro kubera kwishingikiriza ku bana b'abantu. Nta mwana w'umuntu ubonerwamo agakiza, ntawe, nta muntu wo kwizerwa. Yeremiya yaranditse 17:5 aravuga ngo havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu, mu mutima wakimura Uwiteka. Havumwe umuntu wiringira amaboko ye, ngo wazamera nk'igiti cy'inkokore cyatewe mu butayu. Izuba ryacana n'iki byose bikiruma, ngo ari kwahirwa. Ntumva ari ku murongo wa 8 avuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Yebaba we, havumwe umuntu wiringira umwana w'umuntu, havumwe umukobwa wiringira isura, amataye, havumwe umusore wiringira imbaraga, ubutunzi, amafaranga, akazi keza. Ibyo byose wabipfanana nabi, ndetse ibyo wari wishingikirije n'ibyo watekerezaga imbere ntubibone. Havumwe umugore wiringiye umugabo, yaguhinduka ukabura icyerekezo. Havumwe umuntu wiringiye umugore yashatse, ariko hepfo aravuga ngo havumwe n'uwiringiye dogitora. Wayipfana rwose, wayikorera ukayibika, ntuzigere uyiryaho n'igiceri cy'atanu. Ikagupfira ubusa kandi waravunitse wiga. Ntago mbeshya, nta marisasi menshi abitse mu mavarisi. Banyirazo bareba amarira agatakara, yareba ikuntu yiza avunitse, minerivara aho yaturutse akumva acitse intege, yarabuze n'akazi k'ubuyede. Bene data, ye baba we, ndakubwiza ukuri, havumwe wiringiye isambu, amazu meza n'ibindi. Ahubwo hepfo avuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Umva nawe waba ugenda nka Mifobosheti, ugenda amaguru agenda ukuntu, nawe umuntu umeze uko uhengamye, wenda amaso areba iriya, ariko ufite ingingo ikurengera, wizera Uwiteka. Ngo uwo muntu azamera nk'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, naho amapfa yacanye ntago kizuma. Umusore washoreye muri Kristo, amapfa yacanye, ibigaragazo byabaye byinshi. Ntago yashukwa na shuga mami ngo yiyahuzi umukecuru inkecuru. Ntago umukobwa wahuye n'amapfa kuko ubuzima bwanze, wenda ari imfubyi cyangwa imiryango yaramutaye, byamutera kujya mu muraya. Iyo yashoreye imizi muri Kristo aremera akihangana agapfa kigabo. Umugore washoreye imizi muri Kristo ntajya mu bapfumu, arihangana. Bene data, ni byinshi n'umugabo washoreye imizi, ntabwo akazi kaba ikibazo katuma ibibazo biteye mu rugo yaturugo, cyangwa se ngabona abagore beza, faranga ryaje yarashoreye muri Kristo, ikibazo cyose cyaza abakomeye Kristo. Nuko namuvugaho byinshi kuri iri jambo, ariko siryo nasomye.
noneho ahangaha havuze ngo nibamara kumenagura imbaraga z'abera abadayimoni satani ngo nibwo byose bizabona kurangira. Bene data, tugarutse mu rwego rw'itorero ryacu, noneho itorero nakijirijwemo rya Pentecote, amateka yaryo kera habayeho bigeze kugira imbaraga, bigeze abapantekote kugira ibihe byo gukundana, abapantekote abarokore basengana, utakumva umupasiteri hakanyanga na gake cyangwa umushumba, bitwararika bubaha Imana, ari intangarugero mu rwego rw'igihugu ndetse no hanze, ari imfura abakozi b'Imana, abahanuzi batagenda biyamamaza n'abavuga butumwa, ahubwo bamamaza Kristo, badakora ibyaha, bahinda umushyitsi imbere y'Imana, bagihuje basenga, bahuje ntawe ubameneramo abarokore. Iyo umurozi yageraga mu rusengero, yinjiye mu rusengero ubwabyo byonyine gusa, bari bafite umwuka wera. Kera habayeho hano iwacu i Rwanda, pana muri Israheli higeze kuba ibihe bya Pentecote. Umurozi yarinjiraga, kumva bamwe ati wi, abandi ati abandi ati pa, bakabwira pasiteri ati bawegetseho urugi turumva twinjiranwe, bagasenga Imana ikaba yamusi. Iyo atihanaga cyangwa akizwa n'amaguru ahita asohoka batarakinga, baramufataga bakamucisha mu madirishya. Bene data, nshuti z'umusaraba bankurikiye, abesha amateka ntimuyazi, hari abantu benshi bacishijwe mu madirishya rwose, bagaterura bakajugunya kandi bagakingura inzu y'Imana, nta murozi babinjiranaga. Bene data, imbaraga zitaramenagurika, uzi ko basengaga, abagore bakikorerana imitwaro, ufite urugo rubi bakagira agahinda, abandi bakibagirwa ibibazo biri mu ngo zabo bakamusengera, abakobwa bakabasengera, n'abatakagombye gushaka bakubakirwa. Habaga ibitangaza, bamwe bakabona abagabo batari kuzababona, abandi bakabona abagore batari kuzababona, hari n'ababyaraga ari ingumba batari kuzabyara, bikoreranye imitwaro, kandi n'abagusengeye ntibagende babyirata, ahubwo bagashima Umuremyi ko Imana ari cyo yakoze. Umushonji cyangwa umukene n'umutindi wabageragamo hano mu migi za Kigali, umuntu yaje yambaye ibirenge cyangwa se yaje yambaye kamambiri zidasa, abarokore bamwe yabireba akagura kamambiri ku kindi cyumweru agacunga wa muntu yaje, akamubwira atari umuntu wakuntumyeho, akira impano yawe, nako akira ubutumwa, ntanamubwire ati ni njyewe wakuguriye izi nkweto. Ku buryo ndi niba yaramaze iminsi asenga, umwuka yaramwongoreye ati nzaguha inkweto, akavuga ati nukuri Imana yambwiye inkweto yazimpaye, ihimbazwe. Bagashima Imana, bagashima Umuremyi, ntibashima abantu, bakabona imikorere y'Imana mu buryo bufatika. Muri bo yabagamo umukene, umupfakazi, inzu se wenda yamusenyukiyeho, yabonye hari n'abitangaga bakamugurira ikibanza. None ubu ubwitange bwose ni isengero gusa, ntago twakubakira abatinda, abana b'imfubyi batagira aho kuba, kubera ko imbaraga zaramenaguritse. Ariko kera hari igihe bagicishagamo, itorero rikishyira hamwe by'abana paruwasi, akabigiterane kigasiga cyubakiye umupfakazi, kigasiga yihamya abantu benshi bakamenya Kristo, bakava mu byaha. Imbaraga zitaramenagurika, abantu bajyaga bafata mikoro kavuga ati naguye mu cyaha cy'ubusambanyi, akabyatura ari kurira, yahinze umushyitsi, yatinya Imana. Imana imbabarire, nasomye ku kayoga, Imana imbabarire, nanyoye imiti ya Kinyarwanda. Abantu bakatura itorero rikarira, abantu bakamusengera. Bene data, nshuti z'umusaraba, ntago wari wakumva umukobwa wasomanye wo mu Pentecote ntibyabagaho. Ntiwari wareba mu ntege z'umukobwa w'umurokore niba ari ikintu cyakomeraga. Abagabo benshi murabizi b'abarokore bakuze, gutereta umukobwa w'umurokore byari bikomeye. Ibingibi mugenda uhita ukora no kwibera, ibyo ntibyabagaho, byitwaga kirazira. Ntago wari wo muvogera, ntibyabagaho. Ariko iyi minsi ya none we, imbaraga zamenaguritse, ukora kwibera agaseka, kandi ari umuririmbyi itikinyibisirizwe. Yewe kandi toka wakubita urushyi ku mabuno wagira ngo nagahene bumva ko inyama zirimo. Ye baba we, nukuri nta no kukubwira ati mu izina rya Yesu reka da kinyibisirizwe. Ariko yewe suburi mu biki. Bene data, imbaraga zaramenaguritse.
ntabwo ari wo kumva umucuranzi wakoze ibizira, imbaraga zitaramenagurika. Korari yarasohokaga ugasanga niba ari abasore bararwanira ingoma, bararwanira amapenda, abakobwa bose bafite ishyaka ry'inzu y'Imana, inzu y'Imana barayitegura. Ariko iyi minsi ya none we yo n'isengero kuzikubura, zisigaye zikuburwa n'abakecuru. Abakecuru rukukuri nibo bakubura isengero. Inkumi reka data bize gutereka inzara barazisongora, bahishize abaye ngize ikiyoni, habe mu mugi habe mu cyaro. Abandi babasiga do aho kuzana Bibiliya mu rusengero, bamwe arobo twabonana dukoroboyi na twatunwa n'utunabero basiga iminwi yagirana nk'izuru ry'ingurube. Ye baba we, imbaraga zitarameneka ibyo ntibyabagaho. Ubwibone mu bakristo, abakorari baririmbaga bateze ibitambaro bipfutse imitwe, bazi ko bagiye gukorera Imana, bakandagiye ahera, bari kurebwa n'Imana. Ariko ubu ngubu ni mu busitara abadefiriza bashyiramo produit, kubera ko imbaraga zaramenetse. Basigaye bavuga ati tugomba kujya ku myako tukagaragara neza. Hari n'ikintu nakuboneye, udukobwa twiza twose, utw'inzobe, cyo bita abana bahiye, ibyuki, hafi aho ngaho. Bene abo niba ujya kureba ugasanga nibo bari ku murongo w'imbere, naho yaba atararepese apfa kuba ari agakobwa keza, uhengamye iminwa, bareba mirari inyuma, abo babashyira ku ntebe y'inyuma. Naho yagira ijwi ryiza gute ntibamushyira imbere, cyakoze bamusangishayo mikoro ariko ntibamushyire imbere. Kubera iki? Abenshi dusigaye tureba inyuma. Babagore buzuye ubwibone, babagore barata imyenda bose imbere. Nuko imbaraga nizimara kumenagurika, ngibyo byose bizahera ko birangire. Tugeze mu rwego zamenetse, hahandi twumva n'abapasiteri, abapagani babivuga ati yantumye inzoga. Hahandi dusanga n'abasinzi bari kubivuga, kubera ko imbaraga zamenaguritse. Abasambanyi sinjya kubabeshya, nimwumva mvuga abapasiteri n'abashumba, tuba dufite ibihamya byinshi n'abaduhamagara barira, bagiye babyarana n'izo ngirwa n'abapasiteri. Uretse ko si abapasiteri, ni ugusebya abapasiteri. Hari abapasiteri bazima b'inyangamugayo, hari abashumba bakijijwe, ariko hari n'amabandi abihishemo inkozi z'ibibi. Ugasanga nubwo ari umushumba ariko ni ibandi, ni isarigoma, kirasambana. Icyo ngicyo wose umushumba ni isarigoma. Reka wose mujye murakarira rimwe, kubera ko na Yesu yabwiye abafarisayo ngo mwanzoka z'impirimwe. Yohana umubatiza nawe aravuga ngo mwabana bishiramwe, nuko yabonaga ari abana bishira. Burya umuntu w'umutambyi, umukozi w'Imana utinyuka gusambanya abayoboye, arenze n'ishira, urwo n'uruziramire, nuwo ntago ari umukozi w'Imana. Be kubeshyera Imana, uw'Imana ntiyigeze imumenya. Abo ni abakozi ba Satani baje kwihisha mu itorero. Nuko twikomereze, nuko birangiye imbaraga zitaramenagurika. Ntabwo mu barokore bashyingiraga umugeni wasomanye cyangwa wasambanye, ntibyabagaho. Ariko iyi minsi ya none hagezweho icyaha cyitwa avance, gutanga avance. Ariyo mpamvu mubona ingo ziri gusenyagurika. Abenshi zatangijwe amabuye y'ubusambanyi, zubakiye ku rufatiro rwitwa gusambana. Ariyo mpamvu abagore n'abagabo nta kwizerana guhari. Igihe cyose bahora bafite impungenge. Ingo z'iyi minsi do ni ku musenyi, ntabwo ari ku rutare, ahubwo ni umusenyi. Twikomereze. Bamwe bakitwaza ngo abahanuzi baramanuriye ngo Imana iranyubakiye. Abahanuzi benshi ni abatubuzi, ni amabandi. Hari abampamagara mu bihugu byo hanze, bagiye babona ingirwa abahanuza abapagani no kuri iyi mirongo y'amacano, akamuhamagara ngo nukuri ndagira ngo usengere, nakubonyemo Imana, ngo banze unyoherereze miliyoni y'amadolari. Ndabwira abantu bose abatuye isi, muntu wese uhamagara ngo nibagusengere bakaguca amafaranga, uwo muntu uzamenye ko ari umukozi wa Satani. Impano y'Imana ntigurishwa. Aranakubwira ngo uwo mugabo muri kumwe ntago ari uwawe, barakubeshye. Wamushatse Imana iri hehe? Kuki itamukubujije mbere y'igihe? Uramenye utagwa mu ruzi urwita ikiziba. Uramenye mwene data. Biravuga ngo iki Imana yifatanyirije umuntu ntakagitandukanye, niba atari uwawe izamwica. Ahasigaye ubohoke kubw'indahiro, ibohoke kubw'isezerano wasinye.
nuko ariko niba hariho iyo ndahiro hariho iryo sezerano uzakubwira ko atari wawe, uwo ni umukozi wa Satani rwose. kubivuga ntago naba mbeshye. uzagukoresha mariage akagusezeranya bwa kabiri ufite undi mwasezeranye, uwo muntu ntago ari umuntu w'Imana, akoze icyaha cy'ubufatanya cyaha. Twikomereze kuko abashyigikiye ubusambanyi. Akandi kantu hepfo ngo ndabyumva ariko sinabimenya, ndabaza ngo ndidatabuja ikizaheruka ibindi muri byo ni ikihe? Aransubiza ngo igendere Daniyeli, ayo magambo arahishwe. Hari ibintu bihishwe by'ubwiru bw'Imana. Kumenya iminsi n'ibihe si ibyacu, ahubwo twebwe dusabwa kwitegura ko tutazi umunsi cyangwa igihe. Twikomereze hepfo aravuga ngo cyakora benshi, ntabwo ari bakeya, benshi bazezwa. Bene data, amadini ni menshi, benshi bazezwa, bazacishwa mu ngata. Turi mu gihe nta muntu udasanga ataryamanye ikibazo. Wari wese afite ikigeragezo, wari wese afite ikimugerageza. Nubwo yaba ari umukire, usanga afite byinshi mu mutwe we. Benshi bazezwa, bazacishwa mu nganda. Bene data, kubona umuntu utarabatijwe n'igitangaza, utarabatijwe ku gahanga, yabatijwe mu mazi menshi. Ye baba we, abantu bose bitwa abakristo, ariko ibikorwa by'ubukristo ntabyo. Ubu nta muntu wasiga muri butike uvuga ngo ni umurokore utamwizeye, kuvuga ati rwose nabonye yihana. Ibyo ntacyo bikivuze. Benshi bazezwa, bazacishwa mu nganda. Ababi ntabwo bizababuza gukora ibibi. Nukuri abagore babi ntibizababuza kuba babi. Ngo nuko ahanura, nuko abwiriza, umubi ntibizamubuza gukora amanyanga. N'ubwese ikora ari umugabo avuga ubutumwa, arya amadeni atazishyura ku bushaka n'abizi. Ababi ntibizabuza kwambura amabanke, kandi bariciriye inzira bakitwa babihemu mu isi. Yewe we, ababi naho yabasenga ari umudiyakoni, ari umucamanza mu rukiko, ntibizamubuza kurya ruswa, akarenganya abanyamubabaro, agaca imanza zigoretse. Ababi ntibizababuza gukora ibibi. Ariko aravuga ngo muri ibyo bihe by'iminsi n'ibihe nta n'umwe uzabimenya ngo keretse abanyabwenge. Maze ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Kandi ubwenge nanone haraho avuga ngo burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge bumurikira, bujya butubera itabaza, bukatwereka aho dukwiriye kunyura, bukaturinda imitego yose y'imishibuka igoramye kubera ubwenge. Nuko bene data, nshuti z'umusaraba, hari abajyaga basenga amanibature n'ibisengero zikinze. Mu rugo iwawe wabyuka ukava ku gisasiro, ukinjira ugafata igitabo cy'indirimbo, fata Bibiliya ugasenga. Ntago nibature zahagaze, n'inyoni ntizigeze zireka guhimbaza Imana mu museke. N'abantu mukwiriye gusenga mutazanye urwitwazo. Mu gihe cy'umunezero no mu gihe cy'umubabaro ukwiriye gusenga ugashima Imana. Nuko ahangaha ndavuga ku bantu baririmbaga no mu rugo iwawe waririmbira Imana. Ntago kuririmba ari kuririmbira mu nsengero ugahimbaza izina ry'Uwiteka. Baraga zaramenaguritse, ariko ari iterambere ryaje ry'amatelefone. Ngabwira abaperezida b'amakorari, mwari muyoboye amakorari, n'ubundi musabwa kumenya abo mwari muyoboye. Abaririmbye, abadiyakoni, ntago byarangiye, umurimo urakomeje. Musabwa guhamagara mukamenye mukumbi w'Imana. Abapasiteri n'abarekada musabwa kumenya abantu b'Imana uko bahagaze. Yanapfa gapfa yejejwe, yabonye naho yaturira, kugira ngo badapfa barimbutse bakabura ubwami bw'Imana. Nuko ariko Imana iradushakamo ibihe byiza. Imana iradushakamo urufatiro rwa mbere. Mwambara imbaraga, mwongere musubire ku rufatiro, nkuko mu Befeso yavuze Pawulo ngo mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana. Ingofero ivuga agakiza aho unyuze hose, nubwo utari kuboneka mu materaniro, ariko ukubonye akubonema agakiza. Umukandara ukuri bavukozi b'Imana, abahanuzi, ibyo guhanura mugashyiramo utundi tuntu ngo indonge, mubone indonge. Ni ukuri mwambara ukuri, kuko utwo tuntu wongereyeho uzatubazwa. Bavuga butumwa ukuri,
mukwete inkweto. Imana irabashaka mu murimo w'Imana. Murakoze. Ni byinshi nibikingira igituza imyambi y'umubi ko turi mu minsi mibi. Imyambi ya wa mubi iri kurasa benshi bakisanga mu busambanyi batarabasambanye, abandi bakibuka mu bwesikoro mu kwiba no kwambura. Bene data, mwambara intwaro zose z'Imana. Abantu bose bari bararetse ibihe nko kwiriza ubusarima. Abantu bavuga ngo ntibasenga bonyine, byitoza mbara imbaraga. Usenga rimwe yige gusenga kabiri, usenga kabiri yongere. Si igihe cyo kureka gusenga, ahubwo ni igihe cyo kongera. Ikindi ni imirimo myiza yo gufasha abababaye, byose bijyane n'imirimo myiza yo kwitanga. Imana izabaha ingororano. Si ugutanga ibyo kurya gusa, no mu biturage ahakure. Niba umukecuru atagishoboye kujya kurwana no gushaka inkwi, rubyiruko mubatayiriza inkwi, mubavomera amazi, abakecuru be kwiheba. Murakoze. N'abandi barwaye be kwibaza niba Imana itakibaho, mubatabarisha neza, ariko mutaritse n'ibihe byiza byo gusenga. Murakoze. Reka dusenge. Abimbaraga zamenetse, uce bugufi dusenge, twisaba imbabazi. Imana iduhembuza imbaraga. Imana Data nyir'isi n'ijuru, turi mu bihe imbaraga zamenaguritse, iminsi ni mibi, ku buryo abantu bagezaho kwiringira abantu bakiringira ibyo bareba aho kukwiringira imbaraga zabo bagama. Benshi biringiye amafaranga, biringiye ubutunzi bugaragarira amaso, amazu n'amamodoka, biringiye amasambu yabo, abandi biringiye impamyabumenyi bafite. Ariko ibyo byose ngo ubyiringiye ni ikivume, ngo ahubwo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Hari n'abiringiye abahanuzi, bakiringira abatambyi bo mu isi. Ariko Mwami Imana, benshi bibutse bacitse intege, batakaza ibihe byiza byo kwizera Imana no gusenga, bambika imbaraga kuko iminsi ari mibi. Batabarubarure kugira ngo bakomeze urugendo rujya mu ijuru, bakomeze bazageraho basiganirwa. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen.